uzaburetse oya reka mwabantu umeze mubyihorere Ntukazazabaretse namukubita Igo namukubita nafata inkoni nkamucira aramutse ajya ashatse akiri muto cyane cyane Ese ukorera tukiri mutoya Okay, uko areba byo bigaragara ko ntago ari induro yo kwishima. Iyo wishimiye ibyo urimo ntabwo ari kuri ureba. Takeza niyo mpamvu abagabo bose mubanye mugumana. Umva noneho ndagukuragaho kunyu uyu munsi. Amagambo si wiri gumbwira nacitse nkakubanga umbabarira. Noneho umva nuwonje igintu gusaba imbabazi kirahagije. Nge nakwihanganiye nkaba n'umubyeyi reka mubepfe kumwuba. Urumva igihe nakubashye kirarangiye. Nawe ufite akabi. Ishyano nawe uririnde. Binawe uragafite gihe cyose ugomba kuzicuza ariko iyo ari umuntu wawe naho yagukorera ibintu bibi uravuga uti ni njyewe ni amahitamo yanjye nta muntu nyarenganyiriza ariko iyo umuntu akenshi iyo yaguhitiyemo cyangwa se abantu bakaguhitiramo akenshi iyo ibintu byanze utangira kuvuga ngo iyo nkibimenya niyo mpamvu rero ubona rero Vestine arabuye vuba Dorcas nkambwira uti wowe mwene mama uri umusitari mwene mama nubwo nakunzwe n'umugambo meza ngiye kuba ntembera ngo umwana wimbukora nk'inshuro ebyiri yego nk'inshuro ebyiri babikora karakana ka mama dada urumva uko bamwinjizaga muri ibyo biganiro akana ko kahitaga kamenya yahise afata umwanzuro icyo bagashakaho ntabyo yakoze yego uramwana ariko urumva urwango yahise ahunga urugo n'urwango kandi noneho atwara urwango kuri nyina nawe ariko ibaza nawe nyoko nawe agukoreye icyo kintu rero ng'umwana ngo ahageze aravuga ati mama dukemanga ko yaba afite uburwayi ari umwana none yanjye kifuza kuki mama ashobora kumva umugabo umuvuye mu maguru naraye mbyumva akifuza ko nanjye yamprofita akamunsigira kugira ngo nkoreshe imyanya y'ibanga mama tumukekaho uburwayi bwa sida aha hantu umwana yakuranye igikomere gishobora kuba yubahuka nyina azaguhemukira nawe ugeze ahantu umushakisha twabonye inkuru ya mama dada afite umwana mwiza pe w'umukobwa wakabaye amuhesha icyubahiro akanakimuha mu muryango nyarwanda ngo ariko mama dada nta bumuntu yeretse uyu mwana kuko uyu mwana yavuye kwa mama dada akiri muto agerageza kwinjira mu bundi buzima bya ambiance bishobora kuzagorana mu myaka nk'ibiri gusa ibiri bishobora kuzaba bigoranye ko Idrissa Danyogo akomeza gutanga amabwiriza y'imyaka 42 ku mwana w'imyaka 20 bwizaye ni 32 umaze kumenya ko nawe kuri konte yiwe hari amafaranga avanye muri Canada urakoze cyane injira mu maso ya Vestine koko Vestine arishimiye urushako icyo ni icyambere abantu kenshi bashatse bakiri batoya iyo bageze mu rushako rukabaryohera ntibaba bikoraho biba bibaryoheye no ku maso biragaragara niyo bavuga bakubwira uti wow igihe cyanjye cyari iki ariko kubera ko nyine kandi koko ntago papa bitangaza twabijya kure imyaka irahabanye pe imyaka irahabanye umwana w'imyaka 21 n'umuntu w'imyaka 40 bacukumbura ukuri TV turabasuhuje aho turi ku migabane yose itandukanye y'isi tubifurije guhabwa umugisha nutubona ubwa mbere wakora subscribe ndashimira ndasuhuza aba diaspora ndasuhuza aba East Africa ndasuhuza abanyafrika muri rusange mwese muhabwe umugisha rero datinze ndi kumwe na Mama Bitangaza suhuza abakunzi ubasabira umugisha
muraho neza amahoro y'Imana nabe ku buzima bwanyu mwebwe mwese mudukurikirana kuri uyu murongo cyangwa uyu muyoboro wa Cukumbura Ukuri TV abanyamuryango mugari ba Cukumbura Ukuri TV Imana yo mu ijuru nibaturindire twahageze rero ni muri ufofa n'uwo nk'ibisanzwe akanya twatimo dutembera ku binyamakuru turavuga ati dukora ikiganiro ku nkuru umukobwa muto yivugiye bita Vestina yego urabona abana batoya babaramye bakaba bari mu gihugu cya Canada ariko umwana w'umukobwa baramubaje ati Vestina Dorokasi aramutse arungu wari mutoya wabyifatamo gute amusubije ute wabitangaza aramubwiye ngo yanamukubita ntabwo yago yashimishwa no kuba yafata mwene nyina amushyingire akiri mutoya ibyo byose iriya mvugo ku bantu bakuru cyangwa ku bantu bakuze cyangwa ku bantu bubatse irimo amarenga cyangwa se irimo ubusobanuro bunini cyane kuko akenshi iyo wubatse ukiri mutoya ndetse na buriya bwenge ntitwabitekerezaga ko yanabugira bwo kuba yavuga ari amagambo ariko kubera ko nyine ni ubushako ni ubuzima yamaze kwinjira mu bundi buzima ntabwo hashobora kubaho amagambo ari kure yariya cyane kandi twitege n'ibindi azagenda avuga bisobanura ngo Vestina amaze kurunguruka mu rugo yabonye ubuzima bw'iwabo no gushaka n'umuntu mukuru asanga bidahura kuko uriya mwana niyo umurebye nta byishimo binini ushobora kumubonamo nk'umuntu wishimiye urushako Danyogo yabaye umusirikare mu gihugu cya Burkina Faso cyo ni icyambere yabaye umushoramari abanje kunyura ahantu henshi cyane ashakisha amafaranga mu buzima butandukanye ko ntabwo amafaranga ubyuka mu gitondo ngo uyabone noneho uriya mwana ndizera ko yatarangiza na university yego yakirangiza segonderi cyangwa ntanayirangiza ariko Danyogo asa nkaho amukunze rero Vestina hari akantu arabuye mwene nyina amurabuye yaramurabuye kandi nta nubwo ari mwene nyina gusa buriya umwana nkuriya w'umuhanzi cyangwa se w'icyamamare yavuze akenshi ntabwo aba ari ijwi ryiwe gusa ahubwo ni ijwi rya rubanda anarabuye n'abandi bana bo mu ngo arabuye n'ababyeyi buriya arabwira uti ntimwihutire gushyingira abana banyu bakiri batoya ntimwihutire kubasabye umugeni kuhita mwirukanyira kumutanga rimwe na rimwe n'urwego yaba ariho urwo ari rwo rwose umwana mureke abanza agira ate akure habeho amahitamo ye rero ahangaha bisobanura ngo Vestina atangiye gukura atangiye kumenya amahitamo ye atangiye kumenya icyamuhesha amahoro yumva atangiye kugira inama mwene nyina kuko abona ingaruka atigeze yitega azabonera muri uriya rugo aha ntihavuze ngo rero Dorokasi umunsi uzarongorwa uri mutoya nzagukubita inkoni nzaguhana kuko nta nyungu nge mbifitemo risike papa na mama bafashe naziguyemo kubera kimwe gushaka ubutunzi cyangwa kubona umukire ageze mu muryango wacu akabaho hantu ariho twagonganiye n'umuryango ariko igihe wowe ukiri kunyumva mwana wacu igihe ukifite akira inama za mukuru wawe ntuzagendere ku nama z'abatubyaye icyo bishakiraga kwari ukungurisha kwari ukuntanga mu maboko nkiri umwana y'umuntu ukuze ushaje akabasha kunyobora ariko we nguhaye inama cyane buriya papa bitangaza twinjire cyane mu bintu by'urushako ho gatoya buriya ubuzima bw'urushako iyo utabwihitiyemo uko byagenda kose bugomba kugusharirira
ubundi ihitiremo umuntu wawe, ihitiremo amahitamo yawe, uhitemo mbese uwo mugomba kubana, wumve ku mutima ari wowe umwihitimo, nta mumwenanya kubigizemo uruhare, nta so wanyu, nta nyoko, nta so, nta famiye cyangwa se umuntu n'umwe ugufiteho uburenganzira uguhitiyemo, kuko iyo habayemo ingombwa kugira ngo aguhitiremo igihe cyose ugomba kuzicuza. Ariko iyo ari umuntu wawe naho yagukorera ibintu bibi uravuga uti ni njyewe, ni amahitamo yanjye, nta muntu nyarenganyiriza. Ariko iyo umuntu akenshi iyo yaguhitiyemo cyangwa se abantu bakaguhitiramo, akenshi iyo ibintu byanze utangira kuvuga ngo iyo nkibimenya. Niyo mpamvu rero ubona rero Vestine arabuye vuba vuba Dorcas, nkambwira uti wowe mwene mama uri umusitari, mwene mama nubwo nakundwa no mu Burkina Faso, wowe ushaka kuzakundwa n'umunyamerika, ushaka kuzakundwa wenda n'umunya-Uganda, n'umuherwa muri Uganda, ushaka kuzakundwa wenda n'umukongomani. Ariko noneho ihangane ubanze weho urenga iki cyiciro twari turimo, iki cyiciro kandi koko papa bitanga iriya myaka abenshi bayibayemo cyangwa se bayigezemo, akenshi ibyo ukora biba ari ibyifuzo by'abantu. Ubu utaratangira kuvuga ngo hari imyaka ubundi nko guhera hejuru ya 25 burya umuntu aricara, burya aba yamaze guhitamo ibye cyangwa se ari ibi na rimwe ari we wabihisemo. Ariko iriya myaka kenshi Vestine yararimo 21, iriya myaka benshi ubu usanga n'ubukwe atabwitaho, asubira mu mafoto, reka ndebe ukuntu ari ndi kwifata, reka ndebe, ugasanga niyo yakuze noneho aniseka akavuga uti ibi sinakagombye kuba narabikoze cyangwa ibi ngibi. Niyo mpamvu rero dushishikariza abantu cyangwa ababyeyi kuzajya bareka abana babo bakabanza bakegera hejuru mu by'ukuri. Rero aha hantu nkimara kumva ikiganiro cyakorewe kwa Irene Murindahabi, nakice ndavuga ati reka ngire icyo ngeza ku bakunzi banjye, mbabwire ko Dorcas magingo aya ngaya bisa nkaho ari mu mazi abira, yuko yaba yarashimye urushako, Vestine yaba yarashimye urushako, yaba yaragize ibyishimo yonjoyinga iby'urushako, yakaba yabwira mwene nyina ati ahubwo agira vuba, ugire vuba, nurangiza ushake ko ni amavuta, ni umunezero, ni ibyishimo. Ariko amuhaye akantu nawe ushobora guhereza umwana wawe, ntugakorere ku marangamutima ya papa wawe na mama wawe, kuko abana bari hasi y'imyaka za 20 umwana wahaye ku gafi, umwana wahaye ku nyama, akenshi imyanzuro ayifata gake. Kandi urabona umwana watembereje mu modoka, imyanzuro ni ya ka gafi bijya kure, imyanzuro ni ya modoka nziza wayimutemberejemo. Nidutinye kubivuga twese, imyanzuro ni ya hoteli nziza wamwicajemo, imyanzuro ni ya ntebe ari kureba gutya imupika, ni ya cyumba cyiza yabonye, ni ya nzu nziza yabonye. Imyanzuro naho. Ariko ku bantu benshi bafite urushako, bazi neza ko urushako atari intebe, bazi neza ko urushako atari imodoka nziza, atari inzu nziza. Urushako ni ikindi kintu, Uyu rero Idrissa Danyogo, abateka yiwe tuzi nuko yabayeho n'umusirikare mu gihugu cya Burkina Faso, akaba yarahujwe na Dorcas na Irene Murindahabi, kuko ni inshuti yande Irene Murindahabi. Rero uyu mwana baza kubana kandi barabanye, ariko mu mvugo yakoresheje nizo turiho. Wowe uretse kwinjira mu zindi aferi zawe zo gusa nkaho uvuga ukundi, mu mvugo yakoresheje, mu nararibonye nkange experience, mu myaka igera kuri 20 nubatse urugo, umwana ntashimishijwe n'urushako yicayemo, ntashimishijwe n'ahantu ari, yumva yakabaye adahari, yumva yakabaye yagategerejeho indi myaka mike kugira ngo abashe kuhicara. Iyo myaka rero niyo yingiye avuga ati papa mama ntimuzakora. Yahaye message nyina, hariya yayimuhereyemo kabisa, aha message bintureho, nimuzambwire ngo nanjye mbagira inama, ariko ngiye mbivuze hakiri kare. Yahaye isi inama na nyina, arabwira ati kosa mwankoreye
ntimuzarikorere abandi bavandimwe uyu mwana Dorokasi usigaye hano. Bisobanura ngo we nuramuka ubikoze umenye ko ikintu bita inkoni niho kubwira ngo ndakurabuye ahantu nicaye cyangwa se ubuzima ndimwo. Erega papa bitangaza burya nubwo umuvandimwe wawe yafata icyemezo akavuga ngo bana nuriya muntu, cyangwa se papa wawe agafata icyemezo cya mama wawe ngo bana nuriya muntu, ariko ubuzima bwinshi uzabumarana na wa muntu. Ba bantu bazahura gake. Niba ari papa bashaka kuzahura rimwe mu cyumweru, niba ari mama bashaka kuzahura rimwe mu mwaka, cyangwa rimwe mu mezi 6, cyangwa rimwe mu mezi angahe. Akenshi ubuzima bwawe na wa muntu nuguhera akimara kubyuka kugeza igihe aryamiye, tena akimara kubyuka kugeza igihe aryamiye. Akenshi rero ubuzima ni wowe uzaburi ubuzi, bwaba bushaririye ni wowe buzasharirira. Tubanza turabure n'abakobwa cyangwa se ababyeyi, bwaba ari bwiza ni wowe buzaryohera. Iriya myaka Vestina ni yakabaye kubaza avuga ari amagambo avuga ngo mwene mama ntuzashake, kuko na ku maso musasengure abantu nkamwe mufite ubwenge, mwinjire mu maso ya Vestina. Koko Vestina arishimiye urushako, icyo ni icyambere. Abantu kenshi bashatse bakiri batoya, iyo bageze mu rushako rukabaryohera ntibaba bikoraho, biba bibaryoheye no ku maso biragaragara. Niyo bavuga bakubwira uti wow igihe cyanjye cyari iki. Ariko kubera ko nyine kandi koko ntago papa bitangaza twabijya kure, imyaka irahabanye pe, imyaka irahabanye. Umwana w'imyaka 21 n'umuntu w'imyaka 40 ni nko gufata papa bitangaza ubundi Danyogo nta kurutaho nk'imyaka nk'itatu cyangwa 2 Danyogo kurusha imyaka 2. Nukuri papa bitangaza mu myaka 23 twabaniyeho, we niyo wari ufite imyaka 23 twabaniyeho papa bitanga. Uyu munsi wa none ngenda mbona papa bitangaza ugiye utandukanye n'uwa 23. Umva ikitangaza kirimo na 25 nabonye papa bitangaza utandukanye n'uwa 23. Muri 29 mbona papa bitangaza utandukanye n'uwa 23. Noneho muri 40 papa bitangaza afite atandukanye na ba bantu bose ku buryo muhuye, cyangwa se ku buryo nanjye nicaye nanjye nkakubwira papa bitangaza wagira ngo ndikubwira undi muntu nkuye ahandi ndimo ndakubwira atari wo tubana. Uyu munsi kuko imico, imivugire, imigendere byarahindutse, ariko urumva ngewe byahindukiye mu biganza byanjye. Noneho ibaza n'umuntu wahindukiye hariya, umuntu wakuriye hariya, umuntu wagize ubuzima butandukanye hariya, noneho akaza no mukabana. Ni ukuvuga ngo ari ubucakura Danyogo afite, Vestina ntabwo ufite. Ubwenge Danyogo afite, Vestina ntabwo ufite, ntitwajya kure. Imibare Danyogo afite, Vestina ntayifite, ntitwajya kure. Mbese amarangamutima Danyogo afite, Vestina ntayafite. Vestina azakenera ko birirwana bakina muri jaride hariya, kuko bafite jaride nziza, bafite koko etaje, bafite inzu igipangu cyiza. Ariko Danyogo we azi ko icyo gipangu cya etaje taturutse mu gukina, wazajya azaba ashaka gushaka amafaranga, naho yakwicara muri jaride azaba yitaba telefone icikikana n'iyindi. Mu gihe Vestina imyaka ye kandi koko ni igihe cye birimo biramusaba ko ari bubone Danyogo hafi ye. Ubwo rero niyo mpamvu we yarabuye mwene nyina aramubwira uti hoya banzureke nawe ukure, banzureke nawe enjoying ubuzima bwawe, enjoying ubukumi bwawe. Aha hantu nkanjye w'inararibonye mu by'umushakire maze kuba nanjye umuntu w'umugabo utinze mu by'urugo. Aha Vestina acyafite ikikango cyo kubana n'umuntu w'imyaka 42 ikabakaba 43. Ntazi ukuntu yabyisanzemo, ari kumva ari mu yindi si. Yaba ari ibintu yakabaye yishimira, yakabaye anezererwa, yakabaye abwira mwene nyeta ahubwo waratinze, gerageza ugire vuba wubake. Ariko aramubwiye tushe egarijwe, nutusha bizawukomera kurusha ngewe. Nge nakoze riske mistake itanturutseho, nsa nkaho nashyizwemo papa. Urumva ko papa we yabonye aho kuryama cyane heza cyane, mama abona imikorere cyane, abona imirire ihinduka kurusha uko yari ari Musanze. Oya ni nyirabukwe w'umuherwe. Aho hantu rero ndi kubwira abakunzi banjye
Vestina yisanzemo atahahisemo yahitiyemo rimwe na rimwe na Irene Empire amwita Daddy yego agahitirwamo na papa wiwe kandi nta musuzugura umubyeyi bava kuba ikivume cyane ariko noneho aho abaze kuba nawe responsable atangiye kongorera mwene nyina mwene mama umugabo ukuze afite izi ngeso umusangana abana cyo ni cyambere umutungo yaba yaravunikiye ntabwo wawumubwira ngo urawurya gute ni bibiri haba harimo imirage y'abana ikindi abafite imico yo kuba yarabaye muri Burkina Faso abafite imico yo kuba yarenjoyinze ni umusilamu ni umusilamu abatabizi ni umusilamu yabaye muri Islamu yemerewe abagore benshi yemerewe yabanye na ba Coach Gael bakina gapira bakina biyare bajya ku mazi abaherwe nyine abaherwe kuni abana na basadate y'abakire abakire kenshi ntago bakunda kuyoborwa kuko ashobora kwinywera karikeri amafaranga aba ebrije kutaba mu rugo kuko imishinga yabo yapfa imishinga yabo akenshi no kugenda aho kantu rero ukaba umukenera kumubona nk'umwana w'umuramyi umwana uvuye mu rugo Samu yaskunanye ku batatonganye ugasanga Idrissa Danyogo yarabanye n'abantu bavuga ati nta mugore wankinisha wanyobora wantegeka ibyo nkora kuko ntabwo umuntu yagira imyaka 43 yarakoze ku mafaranga atarabanye na ba bagabo banywa amabirikeri kagasuku n'urugero gasuku wabonye ajya gusura Sebuhungu wabonye comptoir irimo inzoga afitemo akabari mu nzu ashobora rero kuba yagiye gusura Sebuhungu bakaza kunywa bakananirwa agahita aryama mu ntebe ya Sebuhungu aho rero Vestina aracyafite ihungabana ryo kujera umukire urakoze kujera umukire kandi ko kumukire imibereho y'umukire n'ubuzima busanzwe twita ngo nubwo abantu basanzwe ntago ngise ngo nubwo umukene nubwo umuntu usanzwe kuko n'umukene wihahiye ntago bujya bakiri umukene ahubwo aba ari umuntu nyine uri ku rwego rwiwe burya buriya buzima buratandukanye cyane n'ubuzima bw'umuherwe umuherwe afite uko avuga atihonga naho yakora ikosa naho yarara aho ngaho aba yumva ari byo yaraye mu kazi ari abantu twaganiriye turatinda madamu imvugo z'abakira kenshi ni madamu runaka mu izina ryawe niko Korodi gasanga papa bitangaza ari kunyita niko Korodi niko Vesti ntago ibyo by'ibindi ngo sheri shushu baby hani mbese ya mazina Vestina arimo arashaka twatuntu Vestina arimo arakurura ari kumva ari byo byishimo bye ari enjoy ari bwo buzima bwe kandi n'ukuri pe ubuzima imyaka ya Vestina ni kwimuyoboye ngenda byibuka kera nyimara gushakana n'umugabo wanjye yajyaga atinda kuza yagiye mu kazi k'Imana mu biterane agatinda noneho ngiye nkateka ubugari nkabushyira hariya nkabanzi ko umugabo agiye kuza noneho namuhamagara nari nzi ko wenda ageze mu nzira akambwira uti wapi aho twakoreye igiterane byahindutse ubu ngiye muri biro pasiteri nibi agahinda kakanyica akaza asanga nabyimbye natumbye nenda guturika nababaye nanjye nanze kurya urumva rero ubuzima bwa Vestina we arimo arashaka ntago ariko arimo arabwifuza kandi koko niba ashaka kwitwa sheri baby undi nawe akaza uti Vestina kandi koko abakire niko bavuga nge nagenze kenshi mu bipangu by'abaherwe cyangwa se mfite abamama benshi b'abakire ariko usanga abagabo babo nta ibyo bya baby hani ntabyo bazi niko Jacqueline ntago ubona ko mushitsi ari aha ngaha papa bitanga we ntago biziho mbo tugarutse aha hantu turi kuviza Vestina natangira kwiha uburenganzira
ntabwo arabwiha ntaragira imyaka yo gusobanukirwa ururo n'isaka natangira kumenya ko yatanzwe ku kiranguzo agatangwa mu maboko ya Idrissa Danyogo ubwenge nibuze nko ku kiranguzo yatangiye kuza ndabona bwaje yatangiye kubugira kuko arimo agira inama bishobora kuzagurana ko Idrissa Danyogo ashobora kuyobora uyu mwana w'umukobwa kuko njya kenshi njye mbona ntabwo ari amahitamo ya Vestina ye Vestina atangira kubona rero umwana umwe agatangira kubona Danyogo yikundira kurya ambiance bishobora kuzagorana mu myaka nk'ibiri gusa ibiri bishobora kuzaba bigoranye ko Idrissa Danyogo akomeza gutanga amabwiriza y'imyaka 42 ku mwana w'imyaka 20 bwizaye ni 32 umaze kumenya ko nawe kuri konte yiwe hari amafaranga avanye muri Canada urakoze cyane amaze kumenya ko nawe ashobora kurira indege atari kumwe na ba manager nawe akagenda agahura n'abasore buri diaspora bari mu rwego rwe abana bavuga neza abana bareba neza badafite ubundi bunyanga b'imyaka 22 kugira ngo Danyogo akomeze kwicarana n'uyu biragoye ko Danyogo azaba nawe ubu hatangiye kugaragara amakosa ya Danyogo nimba hari abana yabyaye hanze yahishe hatangiye kugaragara nimba Danyogo umutungo ari uwa banki cyangwa nimba ari uwe Vestina yari yabimenye hatangiye kugaragara nimba Danyogo akunda inkumi hatangiye kugaragara nimba Danyogo akunda ikigare cyane rwose yatangiye kuba nimba Danyogo mu gitanda ari faiblesse cyangwa ari umunyembaraga niko ndi kubyumva nge kandi none ugasanga bikubitiyeho na jambo rivuga ngo we Dorokasi waba Vestina wabanye n'umusaza nimba Danyogo akunda amafaranga kwikanyiriza akaba yaramuzanye ufashe kuri ibintu bifashemo nawe cyangwa naruhijwe nawe nimba uza kuza kubyandika utukana n'uburenganzira bwawe Danyogo nashaka kuba yararuhijwe ngendeye ku jambo Vestina yivugiye bisa nkaho ubona yatsikiye aratsikira abyumvishije arongera aratsikira yego murinda habaramubaza ati ko washatse uri mutoya hari akantu gatindeho cyane ukitseho imyaka 20 twubatse ntago ari utuntu tworoshye hari akantu uti ndafata inkoni kuko njye barayifatiye njyayo we nzayigufatira nk'ubuza njye bayimfatiye banyuhura ugenda njye ariko noho ndi responsable w'ubuzima bwawe njye nzayifata nk'ubuza kujyayo aho hantu abahanga rero n'abakozi n'abantu bakuze baraza gutaha comment iti nanjye niko mbibona barakoze cyane nanjye niko mbibona nanjye niko mbyumva nanjye niko mbireba aho rero turahagarutse turahavuye buriya nyambwira abantu turongera tuze mu kanya tena kuri Idrissa Danyogo turamusesengura tumuvugeho ariko uyu munsi kwibanze kuri Vestina na Dorokasi ijambo yashizemo nawe umuhanga wamenya tugarutse rero hano mu bintu tubwira abantu ngo nuhemukira umwana azaguhemukira nawe ugeze ahantu mushakisha twabonye inkuru ya Mama Dada afite umwana mwiza pe w'umukobwa wakabaye amuhesha icyubahiro akanakimuha mu muryango nyarwanda ngo ariko Mama Dada nta bumuntu yeretse uyu mwana kuko uyu mwana yavuye kwa Mama Dada akiri muto agerageza kwinjira mu bundi buzima bitewe n'ikosa
rya mama dada cyane. Uriya mwana yabayeho mu buzima bugiye bukakaye kugera no ku rwego yigeze no kubaho ubuzima bwo hanze mu muhanda, ariko biturutse kuri mama dada, biturutse kuri mama we. Mama dada yazinaga abagabo bamara kumusindisha mama dada, bamara kumurongora, umugabo akavuga ati kariya kana ko nabonye ari keza, nako wakampayemo pasi, wakanyongeje. mama dada ngo akavuga ati nguyu ni umukozi wanjye. Aho niho umwana nguyu ni umukozi wanjye ntiyerekane ko ari umwana we badashobora kumujya mu maguru atareneza imyaka y'ubukure, ariko akavuga ngo mbonye kateye neza, waguha 200,000 nkaryamana nako kampamo pase ntibyakunda. Rero wa mwana ngakabona mama dada aramukanguye, mama dada akamubwira ati ganira n'uyu mugabo amagambo meza, ngiye kuba ntembera. Ngo umwana wimbukura nk'inshuro 2. Yego, nk'inshuro 2 babikora karakana ka mama dada. Urumva uko bamwinjizaga muri ibyo biganiro, akana ko kahitaga kamenya, yahise afata umwanzuro icyo bagashaka, ntabyo yakoze. Yego, uriya mwana ariko urumva urwango yahise ahunga urugo, n'urwango kandi noneho atwara urwango kuri nyina. Nawe ariko ibaza nawe nyoko nawe agukoreye icyo kintu. Rero ng'umwana ngo ahageze aravuga ati mama dukemanga ko yaba afite uburwayi, ari umwana none yanjye kifuza kuki mama ashobora kumva umugabo umuvuye mu maguru, naraye mbyumva, akifuza ko nanjye yamprofita akamunsigira kugira nkoresha imyanya y'ibanga mama tumukekaho uburwayi bwa sida. Aha hantu umwana yakuranye igikomere gishobora kuba yubahuka nyina, akaba atanamutumira mu birori, akaba atamwambika umwambaro w'ikamba nk'umubyeyi wamubyaye, ahubwo bakaba barebana y'ingwe kugera ku biriya bintu birenze ukwemera. Ariko iyo bisasenguye neza uhita ubonamo ibintu bihishe bimeze nk'ibyo bitangaza ari kuvuga. Hari n'ibindi biri inyuma y'amarido nabyo tutari gushaka kugira ute guhishura kubw'impamvu runaka n'umutekano w'uriya. Aha rero niho yamubwiye ati mwana wanjye wanyambitse icyubahiro ukampa harya niki ikamba. Umwana ati mama yaba narishwe n'irasida y'uriya mugabo wambwiye ngo turyamane, ninde barakwambitse ikamba? Kwamara kunywa inzoga ugasinda, umuntu wese muryamanye ukumva ko nanjye yankoresha iki imibonano mpuza bitsina. Urwango rwaturutse aho rero kuko umwana yumvishe ko nyina ashobora kuba atamufitiye urukundo, kuko umuntu ufitiye urukundo ntabwo wamushora mu bigabo batipimishije, kandi ikindi umwana akaba ari sire ko uwo mugabo mwaryamanye nta prudence mwakoresheje. Aho niho umwana mubwiye ngo ako kabi kawe arara iwababaje umwana nawe arakubabaza. Mama dada rero ntwongere kuza gutera isesemi. Ibi nibyo wagiye uhinga muri uriya mwana, wamuhinzemo ko washaka kumwicisha sida, umuhingamo ko washakaga kuba musambanya ari akana. Umwana afata umwanzuro aravuga ati ntabwo ari mamuyu, ashobora kuba kwa muganga yarateruye uw'abandi agasiga uwe. Kubw'ibyo fasha umwanzuro ukutaguhereza ikamba. Kuko ubona ko papa bitangaza, uriya mwana yaganirije ubuzima bwe uriya mugabo wamushatse, amumenera no mu mabanga, bituma binakurizamo urwango rukomeye ku mukwe na nyirabukwe, kugera naho umukwe yabwiye nyirabukwe ngo kubyara ni kimwe no kurera
ni ikindi. Kuba mama w'umuntu wamwibarutse ni byiza, ariko no kumuha uburere ni ikindi. Uri kwifuza ikamba, urabona uri kwiriye nk'umubyeyi. Kubera iki umwana cyangwa se uriya mukobwa cyangwa uriya mugeni yamenekeye sheri, kandi koko iyo abakobwa bajya gushakana n'abahungu muri bimwe banakundaniraho ni agahinda kumwe, ku buryo umwe aza aje nk'umuhoza wa mugenzi we, ashobora kuba baramenyanye akamubwira muri bimwe, cyangwa se akagira umuntu umurabura. Uturiya mwana w'umukobwa ureba n'indushyi yababaye muri uru rwego, nyina ni gutya na gutya, noneho wakajya kumukunda agiye kumuhoza amarira. Niho rero ubona umugabo, kuko umukobwa ashaka kwanga kwambika ikamba kubera ko ari ibyawe umukobwa na nyina, ariko umugabo akaza akabyinjiramo uti hoya, ubaha mama wawe, kunda mama wawe, gira gutya, utuntu mupfa turoroshye, yanatumubwira ututwo ntago ari utuntu twahatari. Ariko umukobwa umugeni abwiye umugabo icyo nyina yamukoreshaga, cyangwa ibyo yifuzaga kumukoresha, cyangwa yifuzaga kumushyira, cyangwa ibyo yifuzaga kumuteza, umuhungu nawe afata icyemezo utuyu si yaba mabukwe. Aha hantu rero mama dada ntiyongere gukurura umwana mu kuvuga ngo ni ikinyamuvumo, kumutuka, kumuteza abantu, nabyaye umwana mubi. Oya, nanjye ndi umupapa, ndashaka kurira n'urugero umukobwa wanjye akazakura abizi, yakubwira amagambo arenze ariya, yanyanga kurushaho. Cyangwa mfashe umukobwa wanjye, murabona nuko twagiye dusimbagurika mu kato turavuga ikindi kiganiro. Vestina natagira urugo rwiza cyane ashobora kwanganyina na se cyane rwose, bagahinduka, bakaba aribo bagaruka bagahinduka abanzi kuruta uko undi muntu wo hanze yari kubikora akaba ari guhinduka umwanzi. Natagira urugo rwiza yego ashobora kwanga empire, turakivugaho mu kanya. Yego, uko nibo bantu bamuhaye courage, nibo bantu bakagombye kuba baramugiriye inama. Felicitation, kuko empire yabaye mu rugo araruzi, yarashatse arabizi, yabanye n'umugore arabizi, niwe muntu akabaye kuba yaramuha experience. Nyina Vestina ni mukuru, mbese nibitamubera byiza cyangwa bimuryohere, ndabizi neza bizongera bagarukeho. ntabwo bishobora kuba yari kubibona mugira inama. Amafaranga bayita musema kwere, amafaranga kubisa aroroha. Ntabwo waryama mu nzu nk'iya miliyoni 80 uvuye muri Nyakatsi y'Imusanze ujya muri Jakuza, ryame ukorabire muri Jakuza. Aha, Irene ntabwo bamukubita miliyoni 10 yirirwa zishakisha mu mwaka atarazibona muri views yisekesha ngo narangiza abwira umwana ukuri. Oya, kandi ikindi ntiwabona ikiganiro nibyo babikurikirana, ntiwabona umubyeyi wawe yamaze gutamira kari wakwibyariye wakugirira impuhwe, nurangiza uvuge ngo Irene aramugirira impuhwe. Hari igihe rero mu kanya mu kiganiro tugiye gukora, hari igihe uhagarara ugahinduka amahitamo y'abantu, weho ntukora yawe, ariko kugira ngo nshimishe yaba Irene, nshimishe papa, nshimishe mama. Aha hantu rero kwahasoreza mama bitangaza, tukahagaruka mu kandi kanya. Yego cyane twereka abantu ko mama dada turamunyura umwanya munini. Mama dada we mu kanya tugiye kukirambura, yaba ku mukwe n'umukobwa mama dada, bose ari biganiro n'aba Vestina n'abadanyago, bose ari biganiro byimbitse tugiye gukora, kandi ndabizi ko abakunzi bacu birabashimisha. Subscribe, comment, like, share. Imana iguhe umugisha kandi ukomeze ubane natwe cyane rwose. Turashimira aba diaspora cyane bakunda gufasha ya YouTube yo mu Rwanda by'umwihariko cyane, bakayazamura cyane. Imana ibarinde cyane rwose, Imana ibarinde.